Reka nkomeze mbifuriza ibihe byiza kuri mwe mwese inshuti bakunzi mukurikiye amakuru yacu atandukanye tukugezaho hano y'imyidagaduro. Mwibutse kandi ko niba ari ubwa mbere dukurikiye ushobora gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro byacu bitandukanye tukugezaho buri munsi. Uyu munsi rero inkuru nkuzaniye ni ya Miss Isimbi Amanda. Uyu yabaye nyampinga w'ishuri ry'imari n'amabanki mu cyahoze ari SFB mu 2013. Uyu rero ari mu rukundo na Wamukota Tom Bash, uyu usanzwe ari umukinnyi wa Patriots, BBC ndetse umwaka ushize abangaba ni nabwo bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Hasohotse rero video igaragaza Miss Amanda ari mu byishimo aho yararimo abyina cyane rwose akata umuziki ndetse ari nako asomana n'umukunzi we uyu ari we Wamukota Tom. Urukundo rero rwa Isimbi na Wamukota reka nkubwire ko rwatangiye kugurumana mu mpeshyi y'umwaka ushize mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyari cyahagaritse imikino yose. Mwibutse kandi ko uyu Miss Isimbi Amanda yabaye igisonga cya nyampinga w'ishuri ry'imari n'amabanki mu cyahoze ari SFB mu 2013 ndetse azwi cyane nk'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakunzwe cyane muri iyi minsi. Ibitekerezo rero bikomeje kuba byinshi, bamwe bati ntabwo rwose yarakwiye kwishyira hanze, abandi bati biriya ntabwo ari iby'umwari w'i Rwanda, abandi bati bitwaye iki se ko ari umukunzi we ndetse kandi banabyaranye. Nawe ufite icyo wabivugaho? Ihera ijisho, komeza ukurikira ibiganiro byacu hano kuri YouTube channel yacu, ariko kandi unasura urubuga rwacu rwa YEGOB kugira ngo ujye ubasha kumenya inkuru ziri kuvugwa mu myidagaduro ndetse no muri siporo, ndetse kandi unasure n'urundi rubuga rwacu rwa YEGOB.com kugira ngo ujye ubasha kumva radio yacu amasaha 24 kuri 24.